Imana rero igize agahinda ku bantu yahamagaye yatoranyije bamaze gutakaza umuhamagaro, bagatakaza inshingano bahawe n'Imana kugira bazigenderemo, bakagendera ku mabwiriza bihaye aho kugira bagendere ku mabwiriza bahawe n'iyabahamagaye. Imana rero irashaka ko umuntu wese wumvishira ijambo agendera mu mabwiriza Imana yamuhamagariye kugenderamo. Aya makuru arareba wowe Imana yahamagaye igatoranya, ikaguha inshingano, ikaguha umurimo, ikaguha isaha Imana yanume mu bwengije guhana no guhemba. Ariko nuba maso ukagenda uko Imana ibishaka, iraza kuguhemba nagira guhana. Iyi saha izi nimbuzi ndi kuguha nago mu bwengije guhana ngira yite guhana. Ni wumva ukumvira wagira ibyiza byo mu gihugu, ariko ni wanga ukagoma inkota izakujya. Ubujyo bishaka indamu zabo, ubujyo bagiye bo muri ngoma z'abantu z'ubwoko bw'Imana baziciye hejuru. Nibavuga ukuri nkuko kuri mu mitima yabo, kandi Imana ishaka ko tuvuga ukuri nkuko kuri mu mitima yacu. Abantu bananiwe gukiranuka mu nshingano, yaba inshingano bahabwa n'igihugu, yaba inshingano bahabwa n'Imana, yaba inshingano bahabwa n'itorero. Abantu bananirwa gukiranuka, abantu bananirwa kugenda uko Imana ibashaka, biyemeye ubucocero. Utagendeye mu nzira z'Imana bizarangira n'ubwo wari ufite n'inzira wari urimo na za divorce zikugezeho. Ariko Imana iragusaba ko nuramuka uhindukiye aka kanya Imana iraza kugusubiza amahirwe wabuze. Aka kanya uramuka uhindukiye ugaca bugufi, urugo rwawe rwari rujenjetse, Imana iraza kurukomeza. Urwaye bw'Abanyegiputa bwari ku buzima bwawe, Imana ije kugukiza ubwo burwayi watejwe n'Abanyegiputa. Ndagutangeza amakuru akubwira ngo Abanyegiputa bari abanzi ba Isirayeli. Abanyegiputa muri isaha bagiranwa n'abazimu, bagiranwa n'abarozi, bagiranwa n'abadayimoni, bagiranwa n'imbaraga z'umwijima. Iyi saha Imana yiteguye kuza kugukiza ubwo burwayi watinze mu butayu, ugatinzwamo n'ikigeragezo, ugatinzwamo n'ibibazo, ugatinzwamo n'amakuba, kubera ko wabuze wagutabara. Imana ije kugutabara, Imana ije kukurengera, Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Wowe waheramwe n'uburwayi, ndagutangariza ijambo rikubwira ngo bwira ubu burwayi bubwire ngo Imana yavuze ko nta ndwara nzabateza nk'izo yateje Abanyegiputa. Iyi saha ubwo burwayi bw'Abanyegiputa Imana iraza kubugukuraho, Imana iraza kuguha ubuzima. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukwizera ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngiye muri kumva kuri mikoro ni Theoneste Ntirenganya. Turi kumwe n'umukozi w'Imana hangaha, muramubona arakeye, yambaye neza, afite ubuhanuzi, afite ijambo ry'Imana. Twiteguye kumwakira kugira ngo abagezeho ijambo ry'Imana. Kuba dukurikira kuri amacano yombi, Imana ibahe umugisha. Aba iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ne ku mpande enye z'isi turabashuje. Turabizi ko mutwumva, mudukurikirana kandi mudukunda, abo muri Amerika, i Burayi, Oceania, muri Aziya, hose ndetse muri Afurika muradukurikira. Imana rero ije ibaha umugisha. Tubutse ko hano kuri Alarume duhakorera amakwe, tuhakirira, hari amacumbi, tuhatangira serivisi zitandukanye rwose pe, nk'uko mujya mubyumva tubamamariza. Nimukomeze mu booking, haracyari igihe, nta kibazo rwose kubitegura gukora amakwe, tubahaye ikaze. Murakoze rero, Imana ho umugisha. Rero reka mbabwire ngo turi kumwe n'umukozi w'Imana, ngiye kumuha mikrofone abasuhuze kandi abibwire, narangiza akomeza tugezaho icyo Imana yashyize ku mutima we. Kare umukozi w'Imana ibwira guteza amatwi, nurangiza ubagezeho icyo umwa Imana yaguhaye kutugezaho. Imana ni umugisha. Amen. Yesu ashimwe. Ndabashuje mbere na mbere mwebwe nk'abakameramani n'ubuyobozi bwa Shalom ndetse n'umusaraba. Abakunzi b'umusaraba TV ndabashuhuje. Umusaraba ni cano nkunda cyane, nkunze gukoreraho keshi. Nari maze igihe naboneka ku mpamvu z'uko nari ndi mu guceceka. Hari igihe umuntu ageramo agatuza kumva icyo Imana ishize ku mutima we. Ukumva icyo Imana ishize ku mutima wawe. Iyi saha rero naje hano imbere y'umusaraba TV ndetse na Shalom
mboneraho gusuhuza n'abakunzi ba Shalom, ni ubwa mbere ngezeho, ariko Imana yo ibana nayo. Uyu mwanya rero iyi saha murabona cyane mfite umubabaro mwinshi cyane bitewe na message mfite. Ntago message mfite ari message navuga iryoshye, ni message ibabaje. Ni message ibabaje Imana imereye hano mu iki kigo ngeze ahangaha. Ni message ivuga ko Imana ije guhana no guhemba. Ntago musanzwe munzi hizi message, ariko iyi saha bibaye ngoma ko iyi message iza, kandi icyo twahamagariwe ni ukuvuga iki Imana iduhaye kuvuga. Mu mubabaro mwinshi rero mfite, maze gusomera ijambo numva rirababaje cyane. Niho tugiye kuganira rero. Ndabashuhuje abakunzi b'umusaraba bankurikirana mu bihugu bitandukanye. Iyi message irareba isi yose, ntago ari message ireba igihugu kimwe, ni message ireba isi yose, ariko cyane cyane by'umwihariko irareba abantu b'abakozi b'Imana n'abantu bose bazi inzira y'umusaraba. Nta muntu ireba ku giti cye, ahubwo irareba abantu bose muri rusange. Buri muntu wese iramureba. Nicyo Imana imaye kubabwira. Turaza gusanga aya magambo muri Yeremiya 6. Yeremiya 6 turahera ku murongo waho wa 10. Ndaza gusoma twumve icyo Imana dushakaho. Nababwiye ngo icyo message ivuze ni iki ishaka kuvuga, ni ukuvuga ko Imana ije guhana no guhemba. Reka manze senge kujya dukomeze. Ndagushimiye Mana Nyiringabo, Imana yera kandi Imana ikiranuka. Ndagushimiye ko isaha wemeye ko nongera kugera kuri Musaraba TV, nkahabwa ikaze nk'uko wahaye umusaraba umugisha. Aba ariko buri muntu wese unkurikirana aka kanya yumviye message ushize ku mutima wanjye, ndetse na Shalom TV. Data Nyiringabo nicayeho bwa mbere, ndahamya nashidikanya kuri Imana, kandi iyi message uyitanze kugira ngo igere ku bakunzi ba Shalom, igere no ku bakunzi b'umusaraba, bose babashe kumva no kumva icyo ushaka kuvugana nabo ukinyujije muri njyewe Abayisenga Samuel. Urakoze kuko Imana mva gusenga kandi ushoboye byose. Reka abana bawe bumve icyo bashakaho, ni mu izina rya Kristo, amen. Nkuko mubizi ni Abayisenga Samuel bakunze kwita Sam TV. Rero iyi saha duheruka nabo ku musaraba, naje kubabwira ko Adonibezeki agiye gupfa. Iyi saha rero nje mbabaye cyane, mfite agahinda kubw'amagambo nsomye agaragaza ko Imana ije guhana no guhemba, cyane cyane ku bantu nyine bayitirirwa. Niho nshatse kuvuga. Reka dusome iki ijambo ry'Imana rivuga muri Yeremiya 6 umurongo waho turahera ku wa 10. Ndasoma vuba vuba kugira ngo twumve message y'Imana dushakaho. Haragira hati: abo nzavugana nabo no kubabera umuhamya ni bande, kugira ngo bumve. Dore ugutwi kwabo ni kwakebwe, ntibabasha kumva ijambo ry'Uwiteka. Bararizinutswe, ntibanezezwa naryo. Nicyo gituma nuzuwemo n'uburakari bw'Uwiteka, naniwe kwiyumanganya. Busuke ku bana bari mu nzira no mu iteraniro ry'abasore, kuko umugabo azafatanywa n'umugore, kandi umusaza n'ugeze mu zabukuru nabo bazafatanwa. Amazu yabo azigarurirwa n'abandi, hamwe n'imirima yabo n'abagore babo, kuko ukuboko kwanjye nzakuramburira ku baturage bo mu gihugu. Nicyo uko Uwiteka avuga. Kuko uhereye ku muto ukageza ku mukuru wo muri bo, umuntu wese yitanze gushaka indamu mbi. Uhereye ku muhanuzi ukageza ku mutambyi, umuntu wese akora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye bagomora baruca hejuru, bavuga bati ni amahoro, ni amahoro. Ariko rero ni amahoro ariho. Mbese nta soni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabahagurukira bazaba imirara, kuko niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati: nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariho munyura, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, amen. Imana rero igize agahinda ku bantu yahamagaye yatoranyije, bamaze gutakaza umuhamagaro, bagatakaza inshingano bahawe n'Imana kugira bazigenderemo, bakagendera ku mabwiriza bihaye aho kugira bagendere ku mabwiriza bahawe n'Iyabahamagaye. Imana rero irashaka ko umuntu wese wumvishira ijambo agendera
mu mabwiriza Imana yamuhamagariye kugenderamo. Aya makuru arareba wowe Imana yahamagaye igatoranya, ikaguha inshingano, ikaguha umurimo, ikaguha kubana nayo, ikakwereka inzira ukwiye kunyuramo. Ijambo ryatubwiye ngo nitubaririze inzira za kera, izo abakera banyuragamo, ya nzira Imana yaguhaye kunyuramo ugihamagagwa, kugira ngo uzirikane iyo nzira uyigenderemo. Kuko nutagendera mw'ibyo, Imana izanye inkoni. Kandi hano Bibiliya yatubwiye ngo abagore babo n'amazu yabo n'amasambu yabo bizigarurirwa n'abandi. Kwigarirwa n'abandi shaka kuvuga, aha niho hahandi umuntu ujya kubukumva ngo inzu yashyizwe keredi, ugasanga ingo zasenyutse kubera ko nago babasha kubona imbaraga zo guhangana n'abadayimoni Satani yahagurukije kugwanya ingo, kubera ko bamaze kuva mu ijambo ry'Imana bakava mu kuri kw'Imana bashakaho. Iyi saha rero ndagutangariza wowe nkurikira aka kanya igihugu herereyemo cyose, nago mvuga ngo naha kuko ndavuga abakurikirana Shalom TV n'Umusaraba TV n'abandi bose bazabikurikirana. Iyi saha Imana yantumye mu bwengije guhana no guhemba, ariko nuba amaso ukagenda uko Imana ibishaka iraza kuguhemba, nagira guhana. Iyi saha izi nimbuzi ndi kuguha nago mu bwengije guhana ngira yite guhana. Niwumva ukumvira wagiye ibyiza byo mu gihugu, ariko niwanga ukagoma inkota izakujya. Rero Bibiliya itubwira ko Abisiraheli hano bari bananiwe kumva no kumvira icyo Imana ibashakaho. Imana ibabwira ibyago bizababaho, ibabwira akaga bagiye kuzahura nako, imaze kukababwira, ariko nyuma ibasezeranya ko nibaramuka bihanye Imana iraza kubabarira. Iyi message ntago igambiriye kubabwira ko mugiye guhanwa cyangwa se byose nsomye bigiye kubabaho, ahubwo igambiriye kubabwira kugira ngo nimwumve iyi message mukumva icyo Imana ibashakaho, muce bugufi murambarare, mwihane, Imana igira ute? Imana ibabarire. Reka twumve icyo Imana yabivuzeho mu gice cyaho cya 7. Bibiliya tubwira ngo Imana ibasezeranya amahoro nibihana. Iyi saha nago Imana izananirwa kubaha amahoro nimuramuka mwihanye. Iyi message irareba abantu bari kugendera mu nzira zitandukanye n'inzira Imana ibashakaho, batari kugendera mu bushake bw'Imana, bari gukora gushaka kwabo aho kugira bakore gushaka kw'Imana. Abo ngabo n'ibinkoni y'Imana igiye guhagurukira ushingiye ku byo tumaze gusoma kw'iri jambo tuvuze. Ahangaha harimo kunyagwa, harimo kwambugwa, harimo gusahugwa, bitewe nuko abantu bananiwe no kugendera mu bushake bw'Imana, bananiwe no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, bananiwe no kuyoborwa n'umwuka w'Imana, bashaka kuyoborwa n'indamu zabo, bashaka kuyoborwa n'izindi nyungu zabo. Ariko iyi saha ndashaka kukubwira ngo nuramuka wumviye Imana, nuramuka wemereye Imana, n'ibyo ukeneye Imana iraza kubiguha. Iyi saha ninkubwire ngije guhana no guhemba, nguhitemo guhana gusa. Hari igihe Imana iri kukubona mu mwanya wabiraza guhana, hari n'igihe iri kukubona mu mwanya wabiraza guhemba. Ndashaka kukubwira ngo iyi saha hari uguhembwa, hari n'uguhanwa. Ikiratuma abantu bahanwa n'iki? Ni ukubera ibyo maze gusoma, uburyo bishakiye indamu zabo, uburyo bagiye bomora ingoma z'abantu z'ubwoko bw'Imana baziciye hejuru. Nibavuga ukuri nk'uko kuri mu mitima yabo, kandi Imana ishaka ko tuvuga ukuri nk'uko kuri mu mitima yacu. Abantu bananiwe gukiranuka mu nshingano, yaba inshingano bahabwa n'igihugu, yaba inshingano bahabwa n'Imana, yaba inshingano bahabwa n'itorero. Abantu bananirwa gukiranuka, abantu bananirwa kugenda uko Imana ibashaka, biyemeye ubucocero, bagendera mu nzira zidatunganye. Bibiliya itubwira ngo iki? Ngo ariko ngo nimwihana Imana ibasezeranyije amahoro. Bibiliya tubwiye ngo ijambo ry'Imana ryaje kuri Yeremiya rivuzwe n'Uwiteka riti, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka uharangururire iri jambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ab'i Buyuda mwese abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuze icya iti, nimugore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Bibiliya iravuze ngo nimugore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Imana iragusezeranya igihugu, iragusezeranya igisubizo, iragusezeranya kugirirwa neza, iragusezeranya kugororerwa nuramuka wihanye
ukihana bimwe mu byo tumaze kumva, ukihana zimwe mu ngeso tumaze kumva, ukihana bimwe mu matwara yakuranze mu byo tumaze kumva, Imana iragusezeranya umugisha. Imana iragusezeranya ko ntabwo izaguhana kuko wamaze kuyumvira, wamaze kugendera mu nzira igushakamo. Imana iraza kuguhemba apana kuguhana. Mu cyimbo cyo guhanwa Imana iraza kuguhemba, ariko iraza kuguhemba ari uko wihanye, iraza kuguhemba ari uko wahindukiye ukakora gushaka kw'Imana. Ibi bihano yavuze by'ingo zijejeka, ingo zimeze nabi, ingo zigiye gusenyuka, nuko abantu bananiwe kumvira Uwiteka. Iyi saha ariko nimwumvira Uwiteka bazigarurirwa n'abandi. Iyo inzu yawe bayiteje cyamunara yitwaga iyawe, uyiguze yitwiye, ni ukuvuga ngo icyo gihe hazaba icyamunara cy'inzu yawe bitewe n'uko wananiwe kugenda uko Imana ishaka. Iyi saha irongera avuga ngo abagore babo bazigarurirwa n'abandi. Nuramuka utagendeye mu nzira z'Imana, bizarangira n'urwo wari ufite n'inzira wari urimo na za divorce zikugezeho. Ariko Imana iragusaba ko nuramuka uhindukiye, aka kanya Imana iraza kugusubiza amahirwe wabuze. Aka kanya nuramuka uhindukiye ugaca bugufi, urugo rwawe rwari rujenjetse, Imana iraza kurukomeza. Urwari rugiye gusenyuka, Imana iraza kugubaka. Ariko nutaza kumva ngo wumvirire ijambo, urugo rwawe ruri mu manegeka ruraza kurangira. Ariko niwumvira Imana ukagenda uko Imana igushaka, iraza kuza yongeremo akabaraga, urugo rwawe rwongere gubakwe, amahirwe wari ubuze agaruke. Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimugarukire Uwiteka, nimuhindukirire Uwiteka kugira ngo yongere abubaka. Wumvira Uwiteka Imana, ukumva inzira Imana igushaka ukayinyuramo, ukumva icyo Imana igushaka ukagikora, ugakiranukira Imana, ibi wari ugiye kunyagwa, ibi wari ugiye kwambugwa, Imana iraza gushyiraho iherezo, iraza kugarura amahirwe. Ibyari bijenjetse iraza kubikomeza. Umva kuntu ijambo ry'Imana rivuga, riravuga muri Zaburi 128 ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese. Kuko wubashye Uwiteka ukamwumvira, ugakora ibyo agushakaho, ukagendera mu nzira igushakaho. Umva kuntu ijambo rikubwiye ngo kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Imana yiteguye guha umugisha imirimo y'amaboko yawe, kubera ko wemeye, kubera ko wahindukiye, kubera ko wumvira ijambo ukagaruka mu murongo Imana igushakaho. Iyi saha Imana yiteguye guhe umugisha imirimo y'amaboko yawe, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese. Urahirwa wowe ubasha kubaha Uwiteka, urahirwa wowe ubasha kugendera mu nzira Uwiteka agushakaho, urahirwa wowe ubasha gukora ibyo Imana ishaka gukora. Bibiliya itubwiye ngo iki? Bibiliya itubwiye ngo kuko ngo uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Uko kuboko kwawe kwari kwabuze icyo gukora, Imana iraza gushyiramo akazi. Inyatsi zawe ziri mu biganza byawe, Imana iraza kuzikuramo. Kubera ko wagize kumvira Imana ukagendera mu nzira igushakaho, Imana irakugarukira. Imana iragaruka ku buzima bwawe, nk'uko tubwiye mu gice cya 7 tukabwirwa ko Imana izabagarukira nimuramuka muhindukiriye. Aka kanya niwihana, Imana iraza gukuraho ibyago byari biri ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ubwoko bwanjye nibwicisha bugufi bugasenga ngo nzururuka mbakirize igihugu. Turasabwa gusenga, turasabwa kubana n'Imana, turasabwa kuba maso kugira ngo Imana ikora imirimo, ikora ibitangaza, iduhindurira ubuzima, iduhindurira amateka, itwerekeze mu cyerekezo idushakamo. Nuko Imana ishaka ko ugenda uko ishaka, ugakora uko ishaka, ukaba mu mwanya gushakamo. Nibyo bizatera Imana gukora ku buzima bwawe, nibyo bizatera Imana gusohoza amasezerano yakuvuzeho, nibyo bizatera Imana kugukiza uburwayi wari urwaye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Riratubwiye ngo bazahirwa. Hari amahirwe mufite kuko wabashije kumvira Uwiteka Imana. Niwumvira Uwiteka Imana urahirwa, kuko Imana igiye gukora umurimo, igiye gukora akazi ku buzima bwawe, igiye guhindura amateka yawe. Urugo rwawe rugiye gusenyuka, Imana iraza kurukomeza, kubera ko wigenzuye, kubera ko wisuzumye ugasanga inzira wanyuzemo itari nziza, ugahindukira ukagendera mu nzira nziza, ukumvira Uwiteka Imana. Noneho ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Iyo dukomeje tukagera mu Kuva 15 umurongo wa 23 hari icyo hatubwira. Haratubwira ngo igihe kimwe Abisirayeli
Imana imaze kubasezeranya igihugu igihe yabahereje Mose ngo abakure mu gihugu cy'uburetwa barimo cya Egiputa, ibakure muri Egiputa ibageze mu gihugu cy'isezerano, Abisirayeli baragiye bagera ahantu bahasanga amazi, bagira inyota, babura uko banywa amazi kuko aya mazi yari ahumanye, kuko aya mazi yari arimo uburozi. Bamaze guhura n'aya mazi ariko bari bafite Mose, kandi mwibuke ko uyu Mose yari afite ubushobozi, yari afite ububasha, yari afite ubudahangarwa Imana yamushyizemo. Yari umukozi w'Imana, yari umuhanuzi w'Imana ugendera mu nzira Imana imushakaho. Noneho arangije bamaze gutakira Uwiteka, Imana irangije rurutswa no kugira ngo ibarengere. Iyi saha nubwo navuze ngo ije guhana, ije no guhemba. Twavuze ibyatuma ibahana, turi kuvuga n'ibizatuma ibahemba. Imana izaguhemba kuko wagendeye mu nzira igushakamo, izaguhemba kuko wakoze gushaka kwayo. Ngo nuko barangije, Bibiliya yatubwira ngo baritotomba, bitotombera ko babuze amazi, bitotombera ko baguye umwuma kandi batabasha kunywa aya mazi kubera ko aya mazi arura. Hari ubuzima wari urimo, hari imibereho wari urimo yasaga nk'aya mazi, ariko Imana igiye guhaguruka, nugira kuyumvira iraza gufata igiti igishyire mu buzima bwawe. Igiti bavuze, Bibiliya yavuze, Mose yakoresheje, cyashushanyaga Yesu, kuko ijambo yatubwira ngo Yesu niwe muzabibu ukuri kandi niwe giti cy'inganzamarumbo. Ni ukuvuga ngo iki giti cyashyizwe muri aya mazi agahumanuka ni Yesu. Amaze guhumanura aya mazi baranywa, babona amahoro, baranezerwa. Arangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nimugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana, nta ndwara nzaguteza nk'izo nateje Abanyegiputa. Iyi saha hari uburwayi bw'Abanyegiputa bwari bugufashe, hari uburwayi bw'Abanyegiputa bwari ku buzima bwawe. Imana ije kugukiza ubwo burwayi watejwe n'Abanyegiputa. Ndagutangariza amakuru akubwira ngo Abanyegiputa bari abanzi ba Isirayeli. Abanyegiputa muri iyi saha bagiranwa n'abazimu, bagiranwa n'abarozi, bagiranwa n'abadayimoni, bagiranwa imbaraga z'umwijima. Iyi saha Imana yiteguye kuza kugukiza ubwo burwayi watejwe n'Abanyegiputa. Iyi saha Imana ije kugukiza izo ndwara kubera ko iyi saha wayumviye ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana, nta ndwara nzaguteza nk'izo wateje Abanyegiputa. Icyo nshatse kuvuga ni uko ubu burwayi wakomoye ku kutumvira Imana, nugira kumvira Uwiteka Imana, Imana yiteguye kuzana igiti aricyo Kristo, ari we nzira, ari we kuri, ari we bugingo. Mwibuke ko muri misiyo yazanye Kristo ku isi ni ukugira ngo adukize uburwayi, adukize ubumuga, aduhe ubuzima kandi aduhe kubaho, aduhe ubuzima, aduhe imibereho. Iyi saha nugira kumvira Uwiteka Imana, Imana yiteguye kuguha igihugu, Imana yiteguye kukugirira neza. Ariko Imana irashaka kuyumvira, irashaka kuhindukira ukava mu ngeso zawe mbi. Wibuke ko message ivuga ko Imana ije guhana no guhemba. Iyi saha navuze ikizatuma uhanwa, mvuga n'ikizatuma uhembwa, mvuga ibihano bizahabwa abantu batagize kumvira, mvuga n'ingwano bazabona kubera ko bagize kumvira. Iyi saha niwumvira ijambo uhindukire, uve mu ngeso zawe, uve mu nzira zawe mbi, uyoboke inzira y'Imana, kubera ko iyi saha Imana ije guhana no guhemba. Ihangane uyizere Imana. Wowe watinze mu butayu, ugatindwamo n'ikigeragezo, ugatindwamo n'ibibazo, ugatindwamo n'amakuba kubera ko wabuze umuntu, wabuze uwagutabara. Imana ije kugutabara, Imana ije kukurengera, Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Wowe waheranwe n'uburwayi, ndagutangariza ijambo rikubwira ngo bwira ubu burwayi bubwire ngo Imana yavuze ko nta ndwara nzabateza nk'izo yateje Abanyegiputa. Iyi saha ubwo burwayi bw'Abanyegiputa Imana iraza kubugukuraho, Imana iraza kuguha ubuzima. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukwizera ijambo ry'Imana. Yatubwira muri Yohana 14 haratubwira ku murongo waho wa 11 ndetse 13, 11 haratubwira ngo nimutemezwa n'ibyo mvuga, imirimo nkora ubwayo Imana irakiza kandi Imana irabohora. Kuko hari ubuhamya bw'abantu Imana yagiye ikiza. Nange yaranyijije, Imana yaranyijije ndabibona. Imana yamaye ubuzima, Imana yamaye kugenda, Imana yamaye kugenda. Naravutse n'akambakamba, iyo ngiyo yanyiyeretse, iyo yanyijije uburozi ikabunyiza ikoresha agasenda. Nawe yiteguye kugukiza, yiteguye kuguha ubuzima, yiteguye guha imibereho. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukuba mu mwanya igushakamo. Guma mu mwanya urimo, wihanganira ibyo ubona bikomeye, ku Mana biroroheje. Ndakubwira ngo umwanya urimo
wo kwizera, umwanya urimo wo gukorera Imana, umwanya urimo wo kubana n'Imana, ugumemo, guma mu murongo Imana igushyizemo, guma mu murongo Imana igushakamo, uraza kubona ineza y'Imana. Oh haleluya! Iyi saha Imana igiye kuza kudezefo, igiye kuza kuguhemba, igiye kuza guhindura ubuzima, igiye kuza guhindura amateka, ariko iraza kubiguhindurira kubera kuri mu mubare wabije guhemba. Ariko nutumvira, nutagenda uko Imana igushaka, uraza kujya mu mubare wabije guhana, inkota izakujya. Nutaza kumvira icyo Imana igushakaho, nutaza kugenda uko Imana igushaka. Iyi saha baragusenge, baraguhanuriye, ariko niwakira, bakubwiye ko inyatsi ivuyeho. Uwa mbere arabivuga, uwa kabiri arabivuga, uwa gatatu arabivuga, ni ukuri n'Imana yavugaga. Ariko iyi saha niwizera ugahindukira mu ngeso zawe, ukagenda uko Imana igushaka, hari imbaraga ziribwiriza, hari ibiribwiriza. Aho Yesu ageze umuraba urahunga, aho Yesu ageze hari imbaraga zibwiriza. Igihe yarageze mu mazi, Mose amushyizemo nk'igiti, amushyizemo nk'inkoni, Mose amushyize mu mazi, amazi yaribwirije, uburibwe bwarimo, ubusharire bwarimo, uburozi bwarimo buvamo, amazi ahinduka amazima, abantu barayanywa, barakira, bakira ubuzima. Iyi saha ubwo buzima wari urimo, ibyo byanze kwemera, warahanuriwe n'ibyemera, warasengewe n'ibyemera, ariko aka kanya Imana iraje, Imana iraje. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukuba mu mwanya gushakamo, ije kuguhemba, iraguhemba ubuzima. Niba urwaye iraguhemba ubuzima, niba ukennye iraguhemba ubuzima, niba hari ubuzima urimo bw'ubushomeri, Imana iraguhemba akazi, kuko ije guhana no guhemba. Ariko umwanya gushakamo wararindiriye, warategereje, wategereje wihanganye, ugiye kubona Imana, ugiye kubona Imana, ugiye kugendererwa n'Imana. Igihe kimwe Hana, igihe yari yihanganye, yaje kubona Imana. Mu guceceka Imana iramwiyereka. Abisirayeli bazenguruka Yeriko, bayizengurutse gatandatu, bari babwiwe kugenda bacecetse, ariko irababwira ngo ku nshuro ya karindwi bavuze amakondera, bavuze impundu. Imana igiye kugukura mu buzima bwo guceceka, igiye kuguha amagambo yo kuvuga, igiye kuguha ijambo aho waburiye ijambo, igiye kuguha agaciro aho waburiye agaciro, igiye kuguha ubuzima aho waburiye ubuzima. Izere ko Imana iri kumwe nawe, izere ko Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Ariko Imana iragushaka, Imana iragukeneye, Imana iragukeneye. Niba udakijijwe aka kanya ucyumvira ijambo, fata umwanzuro ukizwe, fata icyemezo ukizwe. Niba waratanye, niba warayobye, aka kanya garuka mu murongo, kuko Imana iraje, kandi iraje vuba, ije guhemba no guhana. Imana ije kuguhemba, Imana ije kuguhana. Wowe utarumva, niwumvira ijambo, niwumva uyu muburo, aka kanya wari uwo guhanwa, uraza guhembwa. Niwumva uyu muburo, wari uwo guhembwa, Imana iraza kuguhemba. Tegereza gato, Imana iraje, ije ku buzima bwawe, ije guhindura ibyanze guhinduka, ije kugusubiza. Haleluya! Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ihaze kwifuza kwanyu, Imana y'amahoro ibarengere. Iyi saha ntago Imana yantumye ngo intume ku bantu beza gusa, nta nubwo yantumye ku babi gusa, ahubwo yantumye ku beza n'ababi. Kubera iki? Nta muntu umubaho, umuntu wese ni mwiza. Iyi Imana iri kumwe nawe uba mwiza. Iyo Satani akugiyemo uba mubi. Imana yantumye kugira ngo mwirukanemo Satani wari uri ku buzima bwawe. Icyanzu waciye akinjiriramo, urasabwa kugifunga. Funga iyo nzira Satani yinjiriramo, funga iyo nzira uburwayi bwinjiriramo, funga iyo nzira ibibazo byinjiriramo, ufungure inzira yo kwizera, kuko Yesu niwe nzira. Ijambo riratubwira muri Yohana igice cyaho cya 10 umurongo wa 9, haravuga ati nigerembo, umuntu ninjira muri iki azakizwa, azinjira soke kandi azabona muguri. Injira muri Yesu ubona ubuzima, injira muri Yesu ubona ubugingo, injira muri Yesu ubone gukira, injira muri Yesu amateka ahinduke. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukwinjiramo neza, ni ukubamo neza. Oh haleluya! Ijambo ry'Imana riratubwira n'ubundi muri Yohani 12:29 haratubwira ati, umva icyo Imana ivuga nawe. Haratubwira ngo baramubaje Yesu, baramubaza ngo umurimo w'Imana ni uwuhe? Arangira basubiza ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Ni wizera uwo yatumye, nta wundi ni Yesu. Yesu ni umwizera, arahindura ubuzima bwawe. Ni umwizera, uburwayi burakira. Ni umwizera, inyatsi iravaho. Ni umwizera, ubukodera buvamo. Ni umwizera, amateka arahinduka. Ni umwizera, urakurwaho igisuzuguriro. Izo mbaraga z'abanyegiputa irazigukuraho kubera ko wamwizeye, ukagenda ukashaka, ugakora ukashaka, ukaba umwanya gushakamo. Yiteguye kugira neza, yiteguye kubohora. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira kubaho, akira kubaho. Wewe wemeye kubohoka akanya, wewe wemeye guhindukira akanya, wewe wemeye kugenda uko Imana igushaka. Ndagutangariza bakura kubwira Imana ije kuguha ubuzima,
Imana ije kuguha ubuzima, akira ubuzima, akira imibereho. Wowe wanzwe ukarekwa, akira gukundwa. Wowe wabuze aho ujya ukabura aho uva, agakanya Imana iguhaye icyerekezo. Ariko impamvu ikiguhaye ni uko wumvishije ijambo, ni uko uhindukiye ukagenda uko Imana igushaka. Imana iguhaye icyerekezo. Wowe warambagijwe kenshi ntiwabona umugabo, ntiwashaka. Abadayimoni, abazimu, imyuka mibi yakugiyeho, yarakubaze, igufungira amayira. Ariko icyo cyanzu cyafukuwe, Imana ije kugifunga, ubundi iguhereze urugo wabuze. Imana ije guhindura amateka yawe. Imana ije kuguhuza n'umuntu w'umumaro. Imana ije kuguha icyo uyisaba. Imana ije kukubakira urugo. Wowe bamaso isuzume, ugende uko Imana igushaka. Ubundi urugamba uruharire Yesu, niwe murwanyi, niwe muneshi. Iyo agwanya aratsinda kuko ni umukozi w'umuhanga. Akira ubuzima. Wa musore byaragucana, ikofi yawe nta kirimo. Izera Imana, hindukira uva icyo Imana igushakaho. Imana ije guha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Abo kabo badafite akazi, Imana ije kuguha akazi kugira ngo umugisha wawe ubashe kuwakira ututse amaboko yawe. Imana ije kuvugana nawe. Wowe wa mukozi w'Imana wabaye mu mwanya neza, Imana igushaka, ije kuguha amavuta. Imana ije kuguha igikundiro kugira ngo ubuzima buhinduke, kugira ngo abantu bagukunde. Ije kuguha igisuzuguro, ije kuguhaho imyanda bagusize. Imana iraje, Imana iraje. Akira kugirwa neza n'Imana, akira kubohoka, akira neza y'Imana. Niba wemeye guhindukira, navuganaga nawe mubwira ko ije guhana, ariko niwumva ukumvira, iyi neza urayakira. Ibi byose nkubwiye birakugirirwaho, byatuye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Wumvishira ijambo, wumvisha icyo Imana igushakaho, wumvisha umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nagutangariza amakuru akubwira, nongere mbisubiremo, Imana ije guhana no guhemba. Ese wowe uri mu uwe mwanya, uri mu ruwe rugero? Aho uri, aho wicaye, aho uri mu kazi, aho uri ugenda, igihugu uherereyemo, yaba ku mugabane w'Uburayi, yaba mu bihugu bya Amerika n'ibindi bihugu byose bigize umugabane w'isi, aho uri hose ubaje gukurikirana Shalom TV n'Umusaraba TV, iyi saha wakirira ijambo kugira ngo Imana ikubere ubwihisho, ikubere ubwugamo, ikubere umutabazi, ikubere umurengezi, ikugarurira ibyawe wanyazwe, ikugarurira amahirwe wabuze, igushumbusha aho wanyazwe bidagishobotse kwakira icyo wanyazwe, igushumbushe, iguhereze uw'Imana yateguye ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagire neza. Niwizerere ijambo urakira neza y'Imana. Imana y'amahoro ibagire neza. Ndabakunda muri inshuti zanjye, haleluya. Ab'Imana yakunze sinabanga, ab'Imana yemeye nanjye ngomba kubemera. Iyi saha niwumvira Imana ukagendera mu nzira Imana igushakamo. Murabona ko nshoje ndi guseka. Imana ije kubagirira neza, Imana ije kubatabara, Imana ije kubarengera. Imana iraje. wowe urwaye umutwe, Imana ije kugukiza umutwe. Wowe ufite ikibazo cya kanseri, Imana ije kuyishiririza. Wowe ufite ikibazo cyo mu nda, Imana iraje ibyo bibyimba iraje kubishongesha kubera ko wumvira ijambo. Oh haleluya. Ijambo ry'Imana niko kuri. Iyo mu ijambo muzabona ibyo Imana ibashakaho. Ijambo yatubwira ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye muri mwe. Muri Yohana, oh haleluya, 15 kari musabe icyo mushaka. Agakanya icyo wasabaga Imana ugiye kugihabwa kuko wumviye ubuhanuzi, ugiye kugihabwa kuko wumviye message, ukagenda uko Imana igushaka. Reka mbaye nimero yanjye, ukeneye ko dusenga inama, ibitekerezo n'izindi nyunganizi. Telefone ni 078 23 40 732 078 23 40 732. Abayisenga Samuel. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ndabakunda, muri inshuti za Yesu, muri inshuti z'umusaraba, ariko mugende uko Imana ishaka kugira ngo mwakire ubu buhanuzi bwiza mbabwiye. Mwirinde ububi navuze, muhindukire kuko Imana impamvu yabivuze nuko ni uhindukira iraza kuguhemba. Shalom, shalom, shalom.